ikintu kirebana n'imyemerere yose hano muri isi yose igomba gukontororwa, igomba kujya mu maboko ya leta nk'uko Constante yayifashe mu kinyejana cya 4 kugira ngo yaba amafaranga atangwa y'ibya 10, amaturo y'ishimwe, amaturo y'umutima ukunze, amaturo y'inyubako, amaturo yo guherekeza abashyitsi, amaturo y'abakene n'iby'imiganura, ibyo byose bibashe gukontororwa na za leta. Ushobora kwibaza ngo kubera iki? Kubera yuko Imana yashyize mu mitima yabo. Mu Rwanda bamaze gukinga ngo insengero zirenga 6,000, ariko koko n'urusengero buriya urusengero ahubwo si urusengero tuzi icyo ari cyo. Imana ituye mu rusengero rwitwa wowe. Biriya ni amazu, ntabwo ari urusengero. Ahantu Imana iba, ahantu Imana ivugira, ahantu Imana yicaye. Nta mwana w'umuntu ufite ubushobozi, ufite ububasha bwo gutinyuka na gato ngo gukinga aho Imana yicaye. Ibyashuwe 3:7 aravuga ngo Yesu ni ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi yakinga ntihagire ukingura. Urusengero rwitwa umuntu ni rw'Imana ituyemo. Nta mwana w'umuntu ufite ubushobozi n'ububasha bwo kurukinga, ntawe. Biriya rero ni ibinyoma byo kubwira abantu ngo bakinze isengero. Ibintu byacitse, abantu baravuza induru ngo barimo gukinga, ngo badukingiye, ngo imperuka irabaye, ngo Yesu agiye ngo bari gukinga isengero. Biriya byahozeho kinyejana cya 2 ku mwami w'abami yitwaga Talajan. Abami bageze mu 10 basimburanye muri ibyo binyejana, icya 2 n'icya 3 kugera mu ntangiriro y'ikinyejana cya 4 bagiye basenya ayo mazu, bagatwika Bibiliya, bakoze ibintu byinshi. Uwitwa Talajan, uwitwa Dirian, uwitwa Twan, uwitwa Mariko Aurel, uwitwa Septume Severe, uwitwa Valerian, uwitwa Decius, uwitwa Diocletian. Abo bami bose ni abami batambutse mu kinyejana icya 2, icya 3 bagize uruhare mu gusenya ariya mazu. Ariko icyitonderwa, itorero rya Kristo ryari rihari. Muzi aho ryabarizwaga? Reka mbereka aho ryabarizwaga. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Aba nibo twita ngo ni urufatiro rwacu. Igihe cyose abantu bashaka kubaho benjoyinga iby'agakiza ngo bakaryoshyemo, ntabwo bazigira bahishurirwa Yesu. Kubera iki se? Agakiza gafite uburyo kubatse, kuko agakiza ni Yesu. Yesu rero ntagendana n'ibigezweho by'isi, kuko ari wabiremye. Ntahinduka, ntahindurwa n'ibihe, ntahindurwa n'abantu, ntahindurwa n'ahantu, nta kintu kimwe kimuhindura. Uko yari arejo n'uyu munsi niko akiri, niko azahora iteka ryose. Nta kimana itwara abayobozi b'isi, kuko abayobozi b'isi barasohoza icyo Imana yashakaga. Kuko biriya byajijishije abantu, bibaheza mu kazu yazo k'agakiza, bibwira ko bajya mu ijuru kandi batajyayo. Kubw'iyo mpamvu leta z'isi zigomba kubinjiramo, kuko Imana rero yashyize mu mitima yabo igukora ibyo yagambiriye. Bagomba kwinjira, bakinjiramo imbere, bagakontorora ibiberamo, bagakontorora ifaranga ryinjira. Ubu bagiye no kwinjira ku ma akaunti yabo, kuri za banki zabo. Muzi aya madini akomeye ku isi, amabanki bafite amafaranga y'isi yose aribo bayabitse. Leta z'isi zigomba gukontorora imyemerere yose iri hano muri iyi si, hanyuma kandi bakabaha ibyo mugomba kuvuga. Murabizi ko abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubutumwa mutemerewe kuvuga, abari muri Canada hari ubutumwa mutemerewe kuvuga, abari mu Burayi hari ubutumwa mutemerewe kuvuga. Ndabwira abapasiteri, ababishopu, ba kibishopu, ba apotere, murabizi iyo mugiye kwaka ibyangombwa kugira ngo mutangize amacaca aho ngaho muri iyo migabane mbabwiye, Uburayi, Amerika, murabizi neza condition babaha. Ya mahembe 10 wabonye na nyamaswa bizanga marayu wo bimunyage. Kumunyaga nababwiye ngo nukubambura ubutungo wabo wose. Aya madini agiye kwamburwa umutungo na leta z'isi. Turabivuga mukaduseka, ariko mumaze kubona ko ibintu birebana n'imyemerere ya Christianism. Niyo mpamvu iminsi tugenda twinjiramo, itorero rya Yesu rigomba gusubira ku rufatiro nk'urwo ryatangiriyeho. Abizera bakongera bakigishwa ijambo ry'Imana mu buryo bufatika bari mu ngo zabo. Abizera bakongera bagasenga, bakiriza ubusa. Abizera bakongera bakuzuzwa mpwemu yera, bakuzuzwa imbaraga z'umwuka. Abizera bagatangira kwinjira bavuga ubutumwa bwiza, Imana ibakoresha imirimo ikomeye. Itorero, umugeni wa Yesu akezwa, Yesu akagaruka gutwara itorero. Niko bimeze. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mukundwa, wowe ubana natwe ugafata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana, turakwifuriza umugisha w'Imana, turakwifuriza guhirwa muri byose. Turasuhuza rero mwebwe mwese mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye ku migabane iri hano ku isi, yaba umugabane wa Afrika, wa Aziya, Europe ndetse Amerika na Oceania. Mwese Imana ibaha umugisha cyane. Turasuhuza
abantu bo mu gihugu cy'abaturanyi abarundi tubasha guhuza ururimi ndetse n'andi moko menshi avuga ururimi rushamikiye ku rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Mwese aho muri mugubwe neza, turagusaba rero kugira ngo ubane natwe muri kiganiro kuko tugiye kuganira ku bintu bikomeye, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Kandi turagusaba gusharinga ubu butumwa ndetse no gushikariza abantu gukora subscribe kuri Iron TV kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye ku birebana n'ubuhanuzi bureba isi dutuyemo, ubuhanuzi bureba imyizerere yose cyangwa se imyemerere iri hano muri iyi si, ndetse no gukomeza kurebera hamwe ibyo tubona mu madini byitirirwa ko ari iyobokamana rizima kandi ari fotokopi y'iyobokamana rizima. Ibyo byose ndetse no kurebera hamwe uburyo ubutegetsi bwo mu isi, politike z'iyi si, Imana izemereye cyangwa yazemereye gusohoza ibyo yavuze mu Byahishuwe cya 17 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18. N'ubuhanuzi bukomeye cyane aho Imana yavuze yuko izaha ubutware inyamaswa, hanyuma inyamaswa igafata maraya ikamubaga, ikarya inyama ze, ikamutwika agakongoka. Biravuga ngo ibyo bizabaho kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Ibi byose ni ibintu tubafitiye dushaka kubereka ko ibintu byose birebana n'imyemerere ishingiye ku macakubiri ya za kominote cyangwa se y'ibi bantu bita ngo ni imiryango itegamiye kuri leta irebana n'iyobokamana. Turavuga abantu bose mu kintu cyitwa iyobokamana, uburyo Imana yaciriyeho iteka ibyo bintu, ahubwo ikeneye itorero ryayo ko risubira uko ryari rimeze mu kinyejana cya mbere Yesu arisiga mu isi. Muri buke intumwa za Yesu arisiga mu isi ko zatangiye, abantu bize amateka y'itorero, abantu musoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bitugaragariza itorero ko ryatangiye. Yesu arisiga, usomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana, Yesu asobanura kandi akagaragaza uburyo uko yatangije itorero, ministry yatangije hano muri iyi si y'abantu 12. Mwaza kuvamo aramugambanira asohoza icyo Imana yaragambiriye n'ubundi kuko Yesu yagomba gucungura abari mu isi kandi byagomba guca mu rupfu. Rero Imana iza kumusimbuza Pawulo, ariko Petero nawe yashatse gukora ikindi cyo gushyiramo undi muntu ngasimbure Yuda. Ariko ubuhanuzi ndetse bisesenguye mu ijambo ry'Imana batwereka ko Pawulo ari we ntumwa yagiye mu kimbo cya Yuda. Ibi byose ni inyigisho twagiye dutambutsa ku bantu bamenyere Bibiliya. By the way, turasuhuza abanyamuryango bose duhuriramo umuryango witwa Iron Family of Jesus Christ Ministries International. Ni umuryango w'abana b'Imana bahagurutse bafite iyerekwa rigari ryagutse ryo kongera gusubira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ku ijambo ry'Imana kuri tubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 22. Hatwereka uburyo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo Yesu akaba ari we wirikomeza ifuruka. Si icyo gusa kandi, niba habitwereka tugomba kumenya ngo intumwa ubuzima bwazo bwari bumeze bute, yaba ubuzima bw'imibereho iri physically, ubuzima mu ruhande rw'umubiri bari babanye bate, bari babayeho bate. Kabiri, noneho ubuzima bw'imibereho ya spirituel bari babayeho bate, ni gute basohozaga umugambi w'Imana w'agakiza mu isi, ni gute buzuzaga inshingano Imana yabahaye, babikoraga gute, ni gute bari abantu bashiritse ubwoba batitaye ku iterabwoba ry'isi rishingiye ku rikomoka mu myizerere ya Judaism, mu myizerere ya Kiyahudi. Murabyibuka ko abafarisayo aribo bari bayoboye ibirebana n'inyigisho z'amategeko ya Mose. Ariko si icyo gusa, hari n'abatambyi basohozaga umurimo w'ubutambyi, hari n'umutwe w'abasadukayo n'umutwe w'abazerote
hari imitwe myinshi, ariko abafarisayo nibo bari bahagarariye icyo kintu. Hari n'abanditsi bandika ayo mategeko. Abo bose nibo barwanyije itorero ryo mu kinyejana cya mbere, cya kabiri, cya gatatu gushyika mu cya kane, ubwo umwami w'abami Constante yigaruriraga isi yose, arangije ahuza icyo bita itorero na leta. Ari nacyo duhagazemo uyu munsi, kuko iriya shusho y'ubugwe bw'itorero ryo mu kinyejana cya kane ku bwa Constantino ni nayo shusho igomba kugaruka mu isi yose muri iki kinyejana turimo. Kandi ibyo byatangiye kuva mu ntango z'ikinyejana cyangwa se mu mpera z'ikinyejana cya 20, aho ikintu kirebana n'iyobokamana rizima cyangwa se icyo bita itorero, eglise locale, local church, itorero ry'akarere, ubukristo cyangwa abakristo bafite ahantu babarizwa runaka, uvuga ngo barabarizwa ha location yabo naha. Abo bose nibo tuba tuvuga itorero rigaragara, ribonwa n'amaso cyane, kandi naryo kandi rizabona Yesu. Bitandukanye n'iby'amadini yigishira abwira abantu yuko hariho itorero ritagaragara ngo ari ryo ryitwa umugeni wa Kristo, ngo naho rigaragara ryo ngo ni idini. Bagaragaza ko ariho umugeni azaturuka, ariko ntibagaragaza ko abo ngabo ari bo torero rya Kristo rizabona Yesu. Icyo ni ikinyoma rero, kuko itorero rya Yesu riri hano muri isi rirafatika. Izigisho twarazigishije, turashaka no gukomeza. Itorero rya Yesu rirafatika, riragaragara, niryo nyine tubona. Iri ngiri rifite ahantu ribarizwa, uvuga ngo location yaryo ni aha ngaha babarizwa, eglise locale, local churches. Abo ngabo nyine nibo bazabona Imana. Niyo mpamvu mu gihe bari mu isi bagomba kwitwararika. So rero mu gihe cya Constantino yafasha abo bantu, afata imyizerere ya Christianism ayihuza n'icyo bita politiki, cyangwa se katubyite demokarasi, kuko hari icyo bita teokarasi n'icyo bita demokarasi. Demokarasi, bavuze teokarasi baje kuvuga teos bisobanura Imana. Teokarasi ni ubutegetsi bw'Imana cyangwa ubutegetsi bukomoka ku Mana. Demokarasi ni ubutegetsi bushyirwaho n'abantu, bugakorera abantu, kandi bugakorwaho n'abantu. Rero Constante mu kinyejana cya kane yafashe teokarasi ayivanga na demokarasi, afata imyizerere n'imyemerere ayihuza n'ubuyobozi bw'inzego za politike z'abantu. Kugeza uyu munsi rero niko bihagaze. Ecumenism, muribuka yuko ubu ngubu amadini yose yobokamana yose bamaze kurihuza ni rimwe. Ubundi hajyaga habaho ikintu cyo kuvuga ugasanga idini rimwe n'iryemera irindi. Abakristo babarizwa mu idini rimwe barabwira abandi ko ari abagwe cyangwa bazarimbuka, n'abandi gutyo ugasanga bose nta numwe wemera undi. Bamwe ati nitwe tujya mu ijuru, abandi ati tujya mu ijuru, abandi ati muzarimbuka, abandi ati nitwe namwe muzarimbuka. Ugasanga nibyo ni competition barimo, ariko ituruka nayo mu bafondateri batangije ibyo bintu. Uyu munsi rero iki kimaze kuvaho kandi gifite imbaraga nyinshi. Nuko buri buyobozi bwose bufite idini buhagarariye bugomba kwemera ubundi buyobozi nabwo bufite idini buhagarariye. Icyo bita ngo kubungabunga amahoro, kugira ngo abantu babane mu mahoro. Niyo mpamvu habaye icyo bita ecumenism. Ecumenism ni ukuvuga ngo ni urudubi, ni uruhurirane rw'imyemerere yose iri hano muri iyi si, yaba iya Christianism, yaba ya Kiyahudi, Judaism, yaba ya Buddhism, yaba ya Hinduism, yaba imyemerere y'amadini ya gipagani yo muri Afurika, yayandi ifite imyizerere ya gakondo, byose kubihuriza hamwe bakemerana, ntagire uvuye bundi, ntagire ubwira umundi nabi, bose bakaba umwe. Niko iryo tegeko ryashyizweho uhereye kuri Papa. Ibyo arabyemeza. Muribuka ko umwaka ushize habaye icyo bita ngo kurengera amahoro ku isi yose, aho amadini yose yagiye agira igihe cyo guterana yose, na Islam n'ibiki byose bigahurira hamwe. Na ADEPR twarayibonye yateraniye muri Eglise Catholique hariya mu mujyi. So rero icyo nicyo kigomba gusohora, ariko icyitonderwa mwibuke icyo nashaka kubabwira nuko na leta nazo zamaze gusa nkaho zishyira imigabane mu myizerere, mu myemerere.
Mu yandi magambo, imyemerere yose, reka ngaruke ku yacu yitwa Christianism, abantu bose bafite imyizerere irebana na Yesu, amadini yose hano muri iyi si, ni ukuvuga ngo leta zigomba kwinjiramo zikakontorora buri dini ryose, buri dini ryose, kugira ngo yaba amafaranga atangwa y'ibyacumi, amaturo y'ishimwe, amaturo y'umutima ukunze, amaturo y'inyubako, amaturo yo guherekeza abashyitsi, amaturo y'abakene n'iby'imiganura, ibyo byose bibashe gukontororwa na za leta. Ushobora kwibaza ngo kubera iki? Kubera yuko Imana yashyize mu mitima yabo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama, ngo no guha ya nyamaswa imbaraga zabo kugeza amagambo y'Imana azasohorera. Ibyahishuwe 17 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18. So rero twashaka kubabwira ngo ikintu kirebana n'imyemerere yose hano muri iyi si yose igomba gukontororwa, igomba kujya mu maboko ya leta nk'uko Constante yayifashe mu kinyejana cya 4. Imyizerere ya Christianism murabika ko Constante yayifashe yose arayikontorora, ndetse n'indi myizerere yose, kuvuga ngo imyemerere yose yarayifashe, ariko asabe ko abantu bose bemera Yesu, ariko ari kugira ngo abashe gukontorora ibikorwa byose n'umutungo wose w'iyo myizerere. Uyu munsi rero uko bimeze, ugiye muri Amerika ntabwo ushobora kubonaho Kristo cyangwa se abafite imyemerere ya Gikristo bigenga, kuko hagomba gutangiza umuntu utangije iryo torero, agomba kuba yarize kamema, ashobora kuba ari umurisansi, agomba kuba afite lisansi muri teolojiya cyangwa andi mashuri asanzwe. No mu Rwanda murabizi nibyo bigezweho, ejo bundi RGB yarimo kuvana abantu bose muri ADPR batize. Ubu nta muntu ushobora gushinga gutangiza ministry cyangwa se church adafite nibuza lisansi muri teoloji, cyangwa se aba adafite ya teolojiya afite lisansi muri siyansi, mu mashuri asanzwe y'isi, ubumenyi bw'isi. Muri Amerika nuko bakaguha n'uburyo ugomba kubakamo. Murabona mu Rwanda ukuntu bamaze igihe barimo gufunga ibyo babeshye ngo ni insengero. Beneda, shaka gukora ikiganiro kiva kuri ikintu ngo cyitwa urusengero, muribuka ko ariyo ntego tugenderaho kuri Iron TV, aho bavuga ngo urusengero ngo ni iriya nzu. Mu Rwanda bamaze gukinga ngo insengero zirenga 6,000, ariko koko ni urusengero buriya? Urusengero ahubwo si urusengero tuzi icyo ari cyo. Twabonye ko urusengero hari ibintu bitatu bigomba kuba birurimo, birugaragaramo. Icya mbere ni uko hagomba kuba harimo ubwiza bw'Imana, abantu babonesha amaso y'umubiri. Icya kabiri ni uko ijwi ry'Imana rigomba kuba ryumvikana, rikumvwa n'abantu bose, abantu bose bakaryumva nk'uko Yerusalemu byari bimeze. Icya gatatu ni uko urwo rusengero pula yarwo igomba kuba yatanzwe n'Imana. Ibyo byakozwe cyangwa ibyo byabayeho kubwo urusengero rwubatswe na Moses, ruza kuvugururwa na Salomo, ruza gusenywa na Nebukadinezari muri 605 mbere y'ivuka rya Yesu, ruza kongera kubakwa na Ezira. Ezira yari ahagarariye amategeko, Yeshuwa ari umutambyi mukuru, na Zerubabeli akaba gavana. Nibo bongeye kurwubaka, rwari rwasenywe na Nebukadinezari, rwongera gusenywa n'uwitwa General Pompi 168 mbere y'ivuka rya Yesu, rwongera kubakwa na Herode Agiripa, wa wundi Yesu yavutse asanga, Herode mukuru. Hanyuma rwongera gusenywa na Titusi muri 68 cyangwa se muri 70 nyuma y'ivuka rya Yesu, umuhungu w'umwami w'abami Kaisari Vespasien. Kugeza uyu munsi nongera kubakwa, ahubwo Imana yagaragaje ko kiriya nacyo cyari igishushanyo, cyari symbole. Hari urusengero rwasemborezaga urusengero rw'Imana rwa nyarwo, ari rwo wowe nanjye. Ubu uyu munsi Imana ituye mu rusengero rwitwa Jalik, Imana ituye mu rusengero rwitwa wowe. Biriya ni amazu
ntabwo ari urusengero. Ahantu Imana iba, ahantu Imana ivugira, ahantu Imana yicaye, nta mwana w'umuntu ufite ubushobozi, ufite ububasha bwo gutinyuka na gato ngo gukinga aho Imana yicaye. Ibyahishuwe 3:7 aravuga ngo Yesu ni ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntagire ukinga, kandi yakinga ntagire ukingura. Urusengero rwitwa umuntu ni rw'Imana ituyemo. Nta mwana w'umuntu ufite ubushobozi n'ububasha bwo kurukinga, ntawe. Biriya rero ni ibinyoma byo kubwira abantu ngo bakinze isengero. Ibintu byacitse, abantu baravuza induru ngo barimo gukinga, ngo badukingiye, ngo imperuka irabaye, ngo Yesu agiye kugaruka ubwo bari gukinga isengero. Biriya byahozeho kinyejana cya kabiri ku mwami w'abami yitwaga Tarajan cyangwa Tarajani. Abami bageze mu 10 basimburanye muri ibyo binyejana, icya kabiri n'icya gatatu kugera mu ntangiriro y'ikinyejana cya kabiri. Bagiye basenya ayo mazu, bagatwika Bibiliya, bakoze ibintu byinshi. Uwitwa Taraja, uwitwa Diriyani, uwitwa Twane, uwitwa Mariko Aureli, uwitwa Septume Severi, uwitwa Valeriani, uwitwa Decius, uwitwa Diocletian. Abo bami bose ni abami batambutse mu kinyejana icya kabiri, icya gatatu, bagize uruhare mu gusenya ariya mazu. Ariko icyitonderwa, itorero rya Kristo ryari rihari, muzi aho ryabarizwaga. Reka mbereka aho ryabarizwaga. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo rurabivuga neza, rukagaragaza ahantu babaga. Abaheburayo ibice 11, mwumva itorero rya Yesu ahantu ryabaga, kuko ntabwo wari bitaye ku buzima bw'iyi si, ntabwo wari bitaye ku byo twita kunezezwa n'iyi si. Kubera iki se? Hari ahandi babonaga, hari igihugu cyiza babonaga gitandukanye n'uyu mwanda witwa isi. Hari aho bahishurirwaga, hari ubwami babonaga burenze ubwami bushaje bw'iyi si. Ubwo bwami ni ubuhese, tubusanga mu Byahishuwe ibice 21. Kubera ku murongo wa mbere, aho Yohana yabonye Yerusalemu yera yo mu ijuru, imanuka iva mu ijuru iza muri iyi si, ariko atari iyi ngiyi. Yaravuze ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, cyangwa umuborogo, cyangwa gutaka, cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bishize. Yicaye kuri ya ntebe aravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Ibyo ni byo babonaga, rwa rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi tugomba kureberaho. Barebaga Yerusalemu yo mu ijuru, barebaga umurwa, barebaga isi nshya Imana yateguye. Mbona ijuru rishya n'isi nshya. Urumva ibintu Yohana yabonye? Uyu nguyu se yari kutinzwa n'iyi si, gatinzwa n'ibyo mwita ngo ni isengero. Yabonaga urusengero rwiza rwera rwo mu ijuru. Mbona Yerusalemu nshya imanuka iva mu ijuru, mbona ijuru rishya n'isi nshya. Aba bantu bari kwereka ibi ngibi, ninde babakangisha iby'isi, ninde babatera ubwoba? Itorero rya Yesu rigomba gusubira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi mbere ko Yesu agaruka kuritwara. Noneho rero bagomba kubikora banze bakunze, batitaye ku byo bita ngo isengero, amazu, amasare. Bene data, mukwiye kwikuramo ikintu cyo gufata inzu y'amatafari, inzu yubatswe n'intoki z'abana b'abantu, inzu iriho amabati asanzwe, inzu bakoreramo amanama, za leta zikoramo amanama, inzu bakoreramo amakwe, inzu bazanamo imirambo ngo barayisezera, inzu bakoramo za resebusiyo ndetse n'indi mihango itandukanye, mukazita ngo ni urusengero rw'Imana, ngo barukinze, ngo mu Rwanda ngo barakinga. Bari bakinga se? Biriya ni akantu gatoya. Imana irimo kwerekana ko ibyo yavuze bigomba gusohora, ngo kugeza amagambo y'Imana azasohorera. Ibyahishwe 17 umurongo wa 15-18. Imana igomba guciraho iteka ikintu abantu bise ko ari ukuri kandi ari ikinyoma. Igomba kubikora. Reka nongere mbivuge, igomba kubikora. Bizarangira byose bikinzwa ahubwo. Ibizasigara ni ibya leta igomba kubirimo, byitirirwa iyobokamana kandi ari leta ibiyoboye. Ibyo nibyo bigomba gusigara. Ubwo bizasigara byitirirwa iyobokamana kandi atari ryo. Ariko iyobokamana byose bindi by'iyobokamana bigomba kuvaho bigasenyuka, kuko n'Imana yabishatse. Itorero rikongera rigasubira uko ryari rimeze.
niyo mpamvu ngiye kubereka abatubanjije bari he, bateraniraga muri icyo mwita isengero gitumye munanirwa gukizwa, bakinga ngo imeruka irabaye ngo Yesu aragarutse. Kandi kuva kera byaragiye bibaho, dore aho babarizwaga. Abaheburayo 11, reka nsome nibuze umurongo wa 37 kugeza ku murongo wa 38. Bicishwaga amabuye, bagakirezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari kwiriye ko bayibamo. Umva noneho rero aho babaga. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Aba nibo twita ngo ni urufatiro rwacu igihe cyose abantu bashaka kubaho benjoyinga iby'agakiza, ngo bakaryoshyemo, bambare neza amakositime, bagende mu modoka meza, bahura ari benshi, bahamagara inzego za leta zize babakire nk'abanyacyubahiro, babicaze kuri za ritari, bigisha inyigisho zituma bagira icyubahiro, bagire power mu isi, bagire igikundiro. Igihe abantu bashaka kwenjoyinga mu by'agakiza, ntabwo bazigira bayishurirwa Yesu. Kubera iki se? Agakiza gafite uburyo kubatse, kuko agakiza ni Yesu. Yesu rero ntagendana n'ibigezweho by'isi, kuko ari wabiremye. Ntahinduka, ntahindurwa n'ibihe, ntahindurwa n'abantu, ntahindurwa n'ahantu, nta kintu kimwe kimuhindura. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri, niko azahora iteka ryose. Abaheburayo 13 umurongo wa 8 niho dusanga ayo magambo. Yesu Kristo ari ejo n'uyu munsi niko akika, niko azahora iteka ryose. Kandi niwe gakiza, niwe gakiza kacu. Abantu bashaka kuba muri Yesu benjoyinga bajyana n'igihe barimo, ariko Yesu ntabwo ari uko ateye. Agakiza ntabwo gakundwa mu isi. Yesu ntabwo akundwa mu isi, ntabwo akundwa n'ab'isi, ntakundwa n'abanyapolitike, kuko kuva kera nibo barwumurwanyije, ariko bigizwemo uruhare n'abanyedini. Ko abanyedini kuva kera barwanyije Yesu guhera mu kinyejana cya mbere. Abari bahagarariye iyobokamana rya mbere nibo bagize uruhare mu kumwica, nibo bagize uruhare mu kumubamba, nibo bagize uruhare mu gushaka kuzimya no gucecekesha ikintu cyose kigaragaza ko Yesu yazutse. Ni nabo bagize uruhare mu kurwanya ibyo Umwuka Wera yakoreshaga iki? Intumwa. Nibo bagize uruhare mu gutoteza intumwa, nibo bagize uruhare mu kwica intumwa no kuzitwika no kuzibamba bifashishije leta ya Roma. Abanyedini ni babi. So ibintu byitwa no ngo gukinga izi sare twubatse zo guteraniramo, twebwe nk'isengero, ngo urusengero ngo barukinze, nka ADEPR nk'isengero ngo mu byano ngo zashize, ngo reka mbabwire, ntihazagira umuntu babeshya, babigishije nabi, ntabwo zirari insengero. Nta muntu ufite ububasha, nta kintu kimwe mu isi no mu yandi masi gifite ubushobozi bwo gukinga urusengero Imana irimo. Ni ikiheze. Niyo mpamvu mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto ibice 3 umurongo wa 16 yaravuze ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko Umwuka w'Imana aba muri mwe. Mu murongo wa 17 ngo aravuga ngo nicyo gituma umuntu usenya urusengero rw'Imana, Imana nayo izamusenya. Cyangwa se ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero nimwe. Urumva iryo jambo? Urusengero rw'Imana ni urwera kandi urwo rusengero nimwe. Kandi ngo umuntu urutsemba, Imana izagera gute? Izamutsemba. None murabona amazu abantu bubatse bakayagira amashyirahamwe yo kugira ngo bariremo amafaranga, babonemo ibyubahiro, bamenyekaniremo, bakire, bakomere, babikinga ngo ni urusengero bakinze. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana nayo izamutsemba. Ntabwo ari urusengero. Umuntu uzagutsemba wowe nk'umukristo akakinga iriya nzu wateraniragamo, akagira nubwo akuzaho nawe ubwako ngo ndagufunze ntuzongere gusenga, kandi jya gusenga ibigirwamana, genda usohoze ibi bibi byose birwanya Imana, uwo nawe Imana izamutsemba. Ariko mu gihe bafunze biriya ibiza abantu bateraniragamo mwita nk'insengero, wowe ukaba ugikijijwe wibereye mu rugo iwawe, ukijijwe usenga, ukibana n'Imana,
ntacyo Imana itwara abayobozi b'isi, kuko abayobozi b'isi barasohoza icyo Imana yashakaga, kuko biriya byajijishije abantu baheza mu kazu yazo k'agakiza, bibwira ko bajya mu ijuru kandi batajyayo. Kubw'iyo mpamvu leta z'isi zigomba kubinjiramo, kuko Imana rero yashyize mu mitima yabo igukora ibyo yagambiriye. Bagomba kwinjira, bakinjiramo imbere, bagakontorora ibiberamo, bagakontorora ifaranga ryinjira. Ubu bagiye no kwinjira ku ma akawunti yabo, kuri za banki zabo. Muzi aya madini akomeye ku isi, amabanki bafite amafaranga y'isi yose aribo bayabitse. Bajya bavuga ngo ba Bill Gates, ngo bande bose ngo ni abakire, ngo bafite amafaranga menshi. Muzana amafaranga ari amafaranga abitswe n'abanyedini. Ubu idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rifite banki ikomeye ku rwego rw'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafaranga yose atuwe ku isi yose ni habitswe. Eglise Catholique, amafaranga yose yo ku isi yose ni habikwa. Anglikani, yaba ya Afurika yaba iyo ku mugabane w'Uburayi, baba bafite banki zibitse amafaranga yose aturwa muri Afurika, aturwa muri mu Bwongereza. Bavuga ngo biciyemo kabiri, ariko ni ikinyoma, ntabwo bigeze bitandukanye. Ayo ni amafaranga y'isi yose ni habitse. Ubwo ndi kuburira na leta ngo mumenye amafaranga ari, kuko abangaba bikungahaje, bamara abaturage y'amafaranga. Leta zirirwa ziruha zifasha abantu, zigira zite, kandi amafaranga yose ari ahantu ari. Banki z'amadini arizo ziyabitse. ADPR muzi amafaranga ifite, usibye yuko numvise yuko mu minsi mike bagiye kujya basura bose. Aya madini yose mureba ari ku rwego rw'isi, muzi amafaranga abitse uko angana. Rero Imana y'ubwayo niyo igomba kubikora kugira ngo isenye iki kintu cyitwa ngo ni imyemerere ituruka kuri ibyo bintu byo kwishyira hamwe by'amakominote, y'amashyirahamwe, kandi ari ukwikungahaza. Abantu ntibigisha ijambo ry'Imana, ahubwo bakabeshywa, kugeza ubwo abantu babwiwe yuko inzu z'ibyondo n'amatafari n'amabati n'amakaro ndetse n'ibindi basizeho byitwa isengero. None ngo barabikinze, ngo imperuka irabaye, ngo Yesu aragarutse, ngo bafunze ngo inzu z'Imana. Inzu z'Imana muri kwigisho twigeze kubigisha, turashaka kongera kuzigarukaho kuko ntabwo twazirangije. Hari inyigisho twamaze iminsi tubigisha irebana nuko Imana yagize umuntu, cyangwa se amazina yacu twebwe abizera anagendanye n'icyo Imana yatugeze cyo. Mu yandi magambo, ntabwo ari amazina gusa, ahubwo twahindutse uko nyine, kuvuga ngo ni izina rigize icyo turi cyo. Twabonye yuko itorero rya Kristo, abizera Yesu, bafite amazina menshi, ariko harimo amazina ageze muri 7. Twabonye ko icya mbere umukristo, wowe ku giti cyawe person, Bibiliya ifite uko kigaragaza niba warizeye byo kuri. Icya mbere Bibiliya ivuga ko uri umutambyi. Tubisanga mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 6, batwereka yuko Yesu yaduhinduye abami n'abatambyi. Tukabisanga mu rwandiko Petero yanditse rwa mbere ibice 2 umurongo wa 9, ariko mwebweho mu rwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera. Tubisanga mu Byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 10. Tubisanga mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 6. Aho hose batwereka ko uwizera wese, koko niba warize by'ukuri, uri umutambyi. Icya kabiri, Bibiliya ikatwereka ko turi abami. Iryo jambo abami n'ubundi turisanga hose mbabwiye, kuko biragendana ngo turi abami n'abatambyi. Haba muri Petero rwandiko rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 9, Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 6, Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 10, Ibyahishuwe cya 20 umurongo wa 6. Aho hose yagaragaza uburyo turi abami tukaba n'abatambyi. Wowe ubwawe nukuvuga ngo ni izina rihuje n'icyo uri cyo. Ni nkuko bavuga ngo uriya muntu, kumva ni nk'izina bavuze kandi ko kuri umuntu nyine. Izina rya gatatu rigendanye n'icyo turi cyo, niko twabonye Bibiliya ivuga yuko umukristo uwizera wese ari urusengero rw'Imana. Abakorinto urwandiko rwa mbere 3:16, ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Abakorinto urwandiko rwa 2 ibice 6 umurongo wa 17. Aho hose hatwereka ko umukristo ari urusengero rw'Imana, ari we rusengero. Kuvuga ngo urakomeye,
bitandukanye na biriya bintu abantu bubatse mwita ngo ni insengero. Izina rya kane twabonye ko biriva yuko buri mukristo wese, buri wizera wese cyangwa buri mwizera wese uri hano ku isi, Bibiliya igaragaza ko ari inzu y'Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya 3 umurongo wa 9, yaravuze ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Icyo ni icya kane kigaragaza abo turi bo. Icya gatanu nuko bivuga yuko itorero ni umurima w'Imana. Turabyumvise hariya bakora no kwandiko rwa mbere 3:9, twembi Imana niyo dukorera, mukaba umurima w'Imana, mukaba n'inzu yayo. Itorero wowe uri umurima w'Imana, uri umurima w'Imana. Imana ihingamo kandi igahingamo ari wowe ikoresheje n'ubundi. Icya gatandatu nuko Bibiliya yerekana yuko itorero ari umuzabibu. Umuzabibu, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 15. Yesu ati ndi umuzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Vuga ngo ishami ry'umuzabibu n'umuzabibu ntiwabitandukanye. Wowe uri umuzabibu wa Yesu, uri umuzabibu. Izina rya karindwi nuko biri tubwira yuko buri mukristo ni ibuye. Buri mukristo ni ibuye ryubatswe ku rusengero rwo nzu y'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yabivuze hano mu bakori, Pawulo yabigaragaje mu Befeso hano, rwandiko rwandikiwe itorero ryo muri Efeso, ariko natwe ruratureba nyine abo muri iki gihe cya none, ibice 2 umurongo wa 19, nuko numukira abashyitsi n'abasuke, ahubwo muri bwoko bumwe n'abera, ndetse muraba mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we ibuye ryose riteranijwe neza rirakura. Urumva ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Bivuga ngo turi amabuye yubatse kuri urwo rufatiro, Yesu akaba ibuye rikomeza imfuruka. None bose batubwira ngo muri we, muri Yesu, ibuye ngo riteranijwe neza. Muri we ibuye ryose riteranijwe neza rirakura ngo ribe urusengero rwera mu mwami Yesu. Aravuga ngo muri we namwe murubakanwa ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Urumva hano Bibiliya yamaze kugaragaza ko abizera ni amabuye yubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Yesu akaba ibuye rikomeza imfuruka. Iyo nzu rero yubatse neza ngirahinduka igakura ikaba urusengero rwera mu mwami Yesu, ngo kandi ikaba inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Urumva ukuvuga ngo Imana iba mu itorero, iba muri wo nk'itorero, ntabwo iba muri kiriya kintu barimo barakinga leta y'u Rwanda yakinze. Ni ibikinga ibirangiza, ahubwo mujijuka buri muntu wese amenye ko Imana itigeze yemera na gatoya ko biriya bibaho. Kubera yuko twarababwiye inshuro nyinshi, tubabwira ngo ntabwo idini ari umugambi w'Imana. Idini ritangizwa ntabwo byari mu mugambi w'Imana, idini riri mu mugambi wa Satani, ntabwo idini riri mu mugambi w'Imana. Ku itorero rya Yesu mu isi ni umuntu ku giti cye, uri mu nzu wawe n'umuryango wawe, mugore wa abana bawe, papa wa mama wawe, bashiki bawe n'abandi, abavandimwe bawe. Iryo niryo torero. Ntabwo kwishyira hamwe mukaba ishyirahamwe, mukagira inzu mwubatse, mukagira amabwiriza bagenga, mukagira icyo bita kanuni za kanisa, kiriya gitabo kirimo amabwiriza bagenga. Niyo mpamvu babajishije banga kubigisha misiyo. Yesu asigiye itorero mu isi, mwicara aho ngaho murasaziye, nta kuvuga ubutumwa bwiza, nta kumenya Bibiliya, ntaki, ahubwo ni ugusohoza amategeko yose y'idini, ngo gutanga ibyacumi, amaturo, ngo kuba ba protokole, ngo kuba abadiyakoni, ngo kuza guhanagura intebe, ngo kubakisha ngo isengero, ngo gutanga inyubako. Gusanga nibyo mwibereyemo, nta gukura. Umuntu akabona imyaka 5, 10, 15. Bibiliya ni igicuko kuri we, ntazo biva niyo bijya. Kandi Bibiliya ari urwandiko Yesu yakwandikiye wowe nk'inshuti ye, nk'umwana we yabyaye, ukaba utayizi kandi umaze imyaka 5, 10, 15. Nta muntu n'umwe wabwira ibiri muri Bibiliya, ukibaza ubwo ibyo uri murabizi. Niyo mpamvu Imana irimo kubikinga rero, saha gusa mu Rwanda, kuko biraza gufata isi yose.
ahantu hose bigomba gukingwa, kuko leta zigomba kwinjira zikagera no mu mutungo w'amadini, zigafunga, zikaboroka amakawunti yabo yose, kuko leta nizo zishinzwe kuyobora umuturage, kandi birivuga ko bashyirwaho n'Imana. Bo bashyirwaho n'Imana nibo bagomba gusohoza gusenya icyo bita maraya, Babuloni ikomeye y'imyemerere yose iri hano muri iyi si. Hanyuma rero Babuloni ishingiye ku nzego za politike ikaba ariyo ihuza inama, nk'uko biri bitubwira, bakaba aribo bataka ayo madini yose, bakafatira imitungo yabo, bamara kuyifatira bakongera bakabisansibiriza mu baturage. Ibyo niko biri bivuga, ntabwo ari byo urimo urabivuga. Noneho itorero, abizera nyakuri bagasubira ku rufatiro nk'urw'intumwa zabayeho, bibera muri bwa buzima bwo gusengera mu rugo, bwo kubaha Imana bari hariya, kugira ngo babashe kuzuzwa imbaraga, bahaguruke bavuga ubutumwa badafite ubakontorora, kuko ibi ngibi byo kwishyira hamwe birakontororwa. Uku mwishyira hamwe mu kubaka ziriya nzu, mukaka ibyangombwa muri leta, ubwo muba mwiyemeje gukontororwa na leta. Ubwo mwiyemeje gukontororwa na leta rero, igomba kuba amabwiriza yose mugenderaho, kandi igomba kumenya n'umutungo mufite. Niyo mpamvu abizera mu kinyejana cya mbere bo babwirizaga ubutumwa dowa tu dowa, umuntu ku wundi, urugo ku rugo. Niko Pawulo yavuze, nabo niwo murimo yakoraga, wo watangije hirya no hino amatorero abwiriza ubutumwa bwiza muri Aziya yose. Byakozwe mu gice cya 20 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 31. Pawulo agendaga urugo ku rundi. Uko niko itorero rya Yesu rigomba kuba rimeze, kuko niho Yesu agomba kubuzuriza imbaraga no kubaha imbaraga zo kugira ngo bakanguke kandi bakangure abasinziriye, ndetse basange n'ababandi bapfuye bagapfa bahagaze, babwiriza ubutumwa bwiza mwami wacu abazure, itorero ryongeye ryuzura umuriro n'imbaraga z'Imana, ubundi Yesu agaruke kuritwara. Naho ibi ngibi, iyi ni systeme religio satanique ifatanije cyangwa ikomatanije na politike z'isi. Igihe cyose ushatse gutangiza organization, ukinjira mu gushaka ibyangombwa, ukagira ibyo ushaka gukora, leta igomba kugukontorora. Ariko uri mu rugo ubwawe ukavuga ubutumwa bwiza, ugasanga umuntu ukamuganiza, ukamwigisha ijambo ry'Imana, ukamusura, ukamugira inshuti, ukamusura, birahagije ko wamuhindura kandi akaba umukristo mwiza, ukamukurikirana, ugakomeza kumwigisha ijambo ry'Imana. Hanyuma yamara gukomera nawe agakomeza gutyo, twashiduka isi tuyirangije, kuko itorero rya Yesu niryo rigomba kugarura Yesu. Niba rero tubeshya ngo turi itorero, tukaba ahubwo twaramaze kuba abanyapolitiki, kandi tuvuga ngo tuyoboye itorero rya Yesu mu isi, ntabwo Yesu azaza vuba, kuko leta z'isi zigomba gukontorora imyemerere yose iri hano muri iyi si, hanyuma kandi bakabaha ibyo mugomba kuvuga. Murabizi ko abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubutumwa mutemerewe kuvuga, abari muri Canada hari ubutumwa mutemerewe kuvuga, abari mu Burayi hari ubutumwa mutemerewe kuvuga. Ndabwira abapasiteri, ababishopu, ba kibishopu, ba apotere, murabizi iyo mugiye kwaka ibyangombwa kugira ngo mutangize amacaca aho ngaho muri iyo migabane mbabwiye, Uburayi, Amerika, murabizi neza condition babaha, kugeza ubwo babwira ko mutemerewe kuvuga ku cyaha, mutemerewe kubwira abantu ngo barasambanye, mutemerewe kubwira abantu ngo nabicanyi, ngabicanyi mwihane, mutemeye kubwira abantu ngo nabatinganyi. Ntabwo mwemere kuvuga ku bintu by'ibyaha. Babatoza, babigisha ko mukwiriye kwigisha abantu ngo urukundo rw'Imana gusa, ku rukundo rw'Imana rutagira abo ruciraho iteka. Nusuko wabwira, mwigisha abantu urukundo rw'Imana, ntimukavuge ngo abantu ngo nabasambanyi ngo mubihanishe. Ibyo kugaruka kwa Yesu no kurangira kw'isi, gusenyuka k'ubwami bwiza, ntibashaka ko mubyigisha. No mu Rwanda narabyumvise ko ibyo bagiye kubica bakabikuraho, ngo niterabwoba ryo gutuma abaturage batabasha gukora ngo batere imbere, kubwira abantu ngo Yesu aragarutse, ngemeruka irabaye, ibyo ntabwo byemewe. Abari muri Amerika murabizi, njya mvugana nabo n'abagiye bajya gutangiza ayo macaci, babaha izo condition, kuko bari abakristo bamaze kwisongerwa ko ari bo rusengero, agahita bireka
akavuga ati ngewe niba nashobora kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana uko ijambo ry'Imana rivuga, mugumane ibyanyu. Ariko abayafite mwese aho ngaho murabizi ko muri kuri condition hari ibyo mutemere kuvuga, mukajejisha abizera ngo murababwiriza ubutumwa bwiza kandi ntabwo mubabwiriza. Urabizi ko itangije church ububaye nk'ugiye gufasha polisi gutuma abaturage badakora ibyaha, baraguhemba. Pastor muri Amerika urahembwa na leta, mu Burayi muhembwa na leta, kandi babahemba amafaranga menshi kuko murabafasha myumvire ba leta. Babita ko murabafasha myumvire, muhindura umuntu mutamushyizeho itegeko mu gihe polisi ishyiraho itegeko, mukabihemberwa ariko mugendera kuri condition babahaye, ntimubabwize ukuri. Bakabigisha ngo kuvuga urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana runesha icyaha, urukundo rw'Imana ruhishura icyaha, kuko Imana ubwayo ni urukundo. Kandi ubwo Imana ari urukundo, tuzi ko Imana yera ubwayo. Kwera kwayo ni kutwemera na gatoya kuba imbere yayo turi abanyabyaha. Ubwo rero niba turi abanyabyaha, ubwera bw'Imana, ubwiza bwayo, kwera kwayo guhishura icyo turi cyo ku Mana, ko turi babi, twanduye, turi abanyamwanda, turi abicanyi, turi abasambanyi, turi abarozi, turi abajura, guhishura abatinganyi, guhishura ubugome buri mu bantu, kuko Imana yera. Ibyo rero ni umwanda uba udusizeho. None abababwira ngo mwigishe abantu urukundo rw'Imana, ariko bakabwira ngo ntimubwire abantu icyaha, ntimubwire abantu kwihana. Urwo rukundo mwigisha muzi urwo ari rwo? Urukundo rw'Imana ruhishura icyaha, urukundo rw'Imana runesha icyaha. Niba rero mwigisha abantu urukundo bakavuga ngo Yesu yarabapfiriye, ngo Yesu yarabakunze, ngo yarabambwe, ngo urukundo rw'Imana, ngo haleluya, mukaririmba, abazungu nibyo biberamo no kwirwaririmba utwo turimbo ngo tw'urukundo rw'Imana, ngo Yesu yarapfuye, yarazutse, umusaraba, amaraso. Ariko kubwira abantu kwihana kubw'amaraso ya Yesu, kubw'umusaraba, kubw'urupfu no kuzuka kwe, ntibajye babivuga. Guhishura ibyaha biri mu bantu, ubugome bwuzuye mu isi, inzangano, guseka kw'imiryango, uburyo butinganyi buhawe intebe ku isi yose, mu madini bukuzura, mu myemerere yose, ibyo ntibabivuge. Iyo niyo système religio satanique iyoboye isi, yo gutuma Satani abona inzira, abona ubwinshi bw'abantu benshi bagiye kurimbuka kandi barimbukiye mu myemerere. Murabizi rero mwebwe muri aho ngaho, murabisobanukiwe abari muri Amerika, abari mu Burayi, ko mwarumye gihwamwe mudashobora kuvuga ko babaye condition. Ibyo biruzuye. Afrika nawe maze kwataka hose, Aziya, wowe none wowe ubwo yuvuze barakwica. Uretse no kuvuga ngo abantu n'abasambanyi n'abajura, kuvuga Yesu gusa bakakumenya ko muvuga cyangwa wamwizeye, barakwica. Aho ndahemera, aho ndahemera, kubera yuko aho ni ubundi hari abakristo. Aho hakimeze gutyo, kuko no mu bihe by'intumwa nuko byari bimeze. Baricwaga, baratwikwaga, barabambwaga abavugaga Yesu, abamwizeraga. Aziya rero nubundi uko yatangiye nubundi rwanya Imana, nubundi ni kugiye gusoza rwanya Imana, kuko ni igicumbi cy'intebe ya Satani. Aho rero haba abakristo, kuko iyo hari ugupfupfira izina rya Yesu, iyo ukijijwe ukizwa neza. Ariko ahanga Afrika, Uburayi, Amerika, Oceania, nukwisha mu bidini yo, muri za Katolike, muri za Anglikani, muri za Adventiste, muri za Batiste, ibidini bya kera bimaze imyaka myinshi ariko bitarimo ubutumwa, uburyo bwo kuvuga ngo ngiraho mbarizwa, ngira inshuti, ngira abantu dusurana, nshobora kugira ibyago bakantabara, nshobora kurwara bakantwara kwa muganga, nshobora abana banjye babona aho bazaza babarizwa. Ni ibyo gusa, ntimuzi iby'agakiza, ntimuzi iyo biva n'iyo bijya. So itorero rya Yesu ni rwo rusengero rw'Imana, niyo nzu y'Imana, kandi ntirigira aho ribarizwa address. Kuvuga ngo address yaryo ni Yesu, njyewe na Yesu turi umwe. Ntabwo rero address ari kuvuga ngo ndabarizwa ngo mu karere runaka, ngahantu runaka. No, cyo ni ikinyoma cyazanywe na Satani. Ntabwo ibi byari mu mugambi w'Imana. Iyi myubakire muza bayitangije Kijana cya kane Constantine wabitangije. Naho ubundi kuva hasi mu cya gatatu cya kabiri cya kanga, intumwa zari zihari, abigisha bari bahari, abwiza butumwa bari bahari, abahanuzi bari bahari, ariko nta myubakire yindi bagiraga. Bataniraga mu ngo zabo,
bagasurana bakigana ijambo ry'Imana. Niba ari abantu 10 bakaganira ijambo ry'Imana, bakibuka urupfu no kuzuka kwa Yesu, bakigira ameza y'umwami, igaburo ryera bakarisangira, abantu bagataha. Ari nayo mpamvu havuye nanone no gutotezwa abayuda, abafarisayo birirwaga bavuga ngo aba bantu ngo bagira utunama twabo nijoro ngo bakarya abana babo, bakanywa amaraso y'abana babo, kubera iriya jambo rivuga ngo aya ni amaraso yanjye agiye kumeneka ku bwa benshi, ngo uyu ni umubiri wanjye. Bakumva bari kubivuga mubishe mu tuzuma aho ngaho imbere, baza kubumviriza abayahudi b'idini ya gifarisayo. Babumva barimo kuvuga ngo mwakire muri yo mwese n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa, mwakire munywe mwese aya ni amaraso yanjye isezerano. Bakavuga ngo ni abana babo ngo baba bari kunywa amaraso barya imibiri yabo. Ibyo nabyo bikabatera kujya kubateranya muri leta ya Roma ikabica urupfu n'agashinyaguro. Mpamvu bamwe batwitswe, abandi barabambwa, abandi bagaburirwa intare, abandi bagahanurwa mu manga, abandi bagafatwa ku ngufu bakicwa. Bahuye n'ibintu bikomeye cyane. Ariko icyo gihe nibwo itorero ryari hagaze neza. Reka iby'iki gihe mushaka kwenjoyinga mu bintu bidafite epfo na ruguru, mudahamya ngo muhuguke mumenye icyo Imana ishaka. So itorero rya Yesu ni wowe, ni njyewe, ni wowe urusengero. No kuvuga ngo u Rwanda ngo bafunze, yaba babifungaga byose bakabirangiza, nibwo mwasobanukirwa neza ko Imana ari wowe ishaka wenyine. Ejo bundi se muri coronavirus muri 2022 cyangwa kuva muri 2020 corona ikigera mu Rwanda, bafunze ahantu hangaze, bafunze hose amezi 8. Abari bari mu mazu yanyu mwakomeje kubana n'Imana, mwaraguye, mwagize mute? Abari bisobanukiye bazi ko ari bo rusengero bagumye kubana n'Imana, barakizwa kandi biga ibyanditswe byera. Ni naho bakijijwe neza kurenza ibyahara mu madini. Imana ntabwo yigeze ibafungurira, kuko n'ubundi nta numwe yafunguriye mu isi kubirebana n'aya mazu tujya guteraniramo. Kuko ahangaha aya mazu yabaye amasinagogi ya Satani yo gukomeza kwica imitima y'abantu ngo bazarimbuke. Niyo mpamvu iminsi tugenda twinjiramo, itorero rya Yesu rigomba gusubira ku rufatiro nk'urwo ryatangiriyeho, abizera bakongera bakigishwa ijambo ry'Imana mu buryo bufatika bari mu ngo zabo, abizera bakongera bagasenga bakiriza ubusa, abizera bakongera bakuzuzwa mpwemu yera, bakuzuzwa imbaraga z'umwuka, abizera bagatangira kwinjira bavuga ubutumwa bwiza, Imana ibakoresha imirimo ikomeye, itorero umugeni wa Yesu akezwa, Yesu akagaruka gutwara itorero. Niko bimeze. Ibyahishuwe nakomeje kubabwira 17, ndashaka kubaganiriza iki gice, nshaka kuza kibaganirizaho neza ngo mucyumve neza. Ariko usomye ku murongo wa 15, ibyahishuwe 17 umurongo wa 15, uhere ku gice cya ku murongo wa mbere batubwira ibya maraya uhetswe n'inyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10 kandi yuzuye amazina yo gutuka Imana. Ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa niyivugwa kuva ku murongo wa mbere ndetse na maraya uyicaye hejuru, ugakomeza ukaza ukagera ku murongo wa 15 w'iki gice. 15 batubwira impinduka, uburyo inyamaswa yaje guhinduka maraya. Niyo yari imuhetse, niyo yari imushyigikiye, none igiye kumuhinduka imurye. Ushobora kwibaza ngo iramurya gute, iramukuraho inyama gute, ko birivuga ko imukuraho inyama. Igitangaje nuko birivuga ngo nuko Imana y'ubwayo ngo niyo igomba gushyira mu mitima yayo iyo nyamaswa ibyo gukora iby'Imana yagambiriye. Baratubwira ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga ndetse n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye n'aya nyamaswa, ya mahembe 10 wabonye n'aya nyamaswa bizanga maraya uwo bimunyage. Kumunyaga nababwiye ngo nukubambura ubutungo wabo wose. Aya madini agiye kwamburwa umutungo na leta z'isi. Ngibi turabivuga mukaduseka, ariko mumaze kubona ko ibintu birebana n'imyemerere ya Christianism abantu bose bavuga ngo bubahaga Imana muri aya madini ya Gikristo, mwamaze kubona ko byamaze guta agaciro leta zabatinyutse zose zo ku isi yose. Ubu ikintu kirebana n'imyemerere, imyizerere irebana na Yesu nta gaciro bigifite kuri leta. Nta terabwoba buri imbere, leta zarabatinyaga, leta zarabinjiriye, zirayoboye, zinjiyemo imbere. Igisigaye ni uko bagomba gukontorora n'umutungo wabo wose, amabanke zabo zose bakazifata.
bakavuga ati namwe muri abaturage tuyoboye mugomba gutuza. Twamaze kubona yuko ibyo mwashaka ni ukwikungahaza, ni ukwiteza imbere. Niyo mpamvu bavuze ngo ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizangamara yuwo bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike akongoke. Umva 17. Kuko Imana yashize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama, no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo, kugezaho amagambo y'Imana azasohorera. Urumva ibyo bintu? Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, cyo ni cya mbere. 2, no guhuza inama. 3, no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo, ngo kugezaho amagambo y'Imana azasohorera. Ahangaha nzahabigisha neza, ndi kubigisha Babuloni, mbigisha uyu mugore w'umumaraya, ariko reka kubabwira ngo ubuhanuzi burarenguriza ku myemerere yose iri hano muri iyi si, uburyo Imana izafata ubutegetsi bwo mu isi ikabuteramo umutima wo kwinjirira imyemerere yose iri hano muri iyi si, kugeza ubwo leta z'isi zikontorora iyo myemerere yose, kugeza ubwo binjira no ku mutungo wabo bwite, kugeza ubwo bafunze amakawunti yabo urwego rw'isi za banki bafite, kugeza ubwo bavuze ati bitura byanze ibintu by'ibirebana ngo n'Imana mubireke, muri ibisambo mwanyaza ibihugu, munyaga abaturage. Impamvu mubona amadini yose yaba ya gikristo n'atari gikristo mu Rwanda binjiriye ngo bajya kubakingira imisigiti, babakingira zimwe muri za kiliziya, babakingira insengero, kuko bababeshye ko ari insengero, none abantu bahamutse ngo turapfuye we, ngarega ngo barengereye, ngo leta zarengereye, ngo isingira irarangiye, imeruka irageze, wese aragarutse. Yamwamenyaga ikigarura Yesu icyo ari cyo. Muzi ikigarura Yesu? Mwigishijwe nabi mwebwe abayoboke b'ayo madini. Muzi igituma Yesu agaruka? Mu bintu bigomba kugarura Yesu bitandukanye n'iby'umugabo witwa Pamfili wo kuri witwa Pamfili ngo kuri cano yitwa Beura, wazanye inyigisho zo kuyobya abantu, abwira abantu yuko ngo ku bantu bose bari mu isi nta n'umuzi ibimenyetso byo kugarura kwa Yesu. Nabyo nabyo ni akaga gakomeye, nabyo tuzabigarukaho, tuzabyigisha, tuzabasobanura neza. Ariko kamabwire mu bintu bimwe bikomeye bigomba kugarura Yesu, nubwo yavuze ko ngo nta muntu n'umuzi ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Ikimenyetso gikomeye tugisanga muri Matayo 24:14. Haratubwira ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Niba Yesu avuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, kandi ngo nibumara kugera mu mahanga yose ngo nibwo imperuka izaza, ni bande bakwiye kwigisha ubutumwa bwiza? Ni inzego za politiki z'isi? Ni leta za hano mu isi? Ni ubutegetsi bwa hano mu isi? Ni UN? Ni Freemasons, igikoresho cya Satani? Ni Illuminati? Ni inzego za politiki z'isi? Iyo nshingano yahawe itorero rya Kristo ri hano muri iyi si, kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami ni isezerano rishya rigizwe n'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Ni bande bakwiye kuvuga ubwo butumwa se? Iyo tuvuze isezerano rishya tuba tuvuze kuva muri Matayo kugera mu Byahishura. Ni bande bakwiye kuvuga ubwo butumwa bwiza bw'ubwami? Ni abizera Yesu Kristo. Ngo bakwiye kugenda isi yose nta kwicara, kandi ngo nibimara kugera ku isi yose amahanga yose amaze kubwumva, ngo imperuka izahera ko izi. Niba tutavuze ubutumwa bwiza twicariye muri ayo madini batubeshye ngo ni insengero, tukaba twicariyemo duhora twenjoyinga, tuza duparika mu modoka yacu za kositimu, twambaye za bazi, ibitenge byiza, amakanzu meza, twenjoyinze, imisatsi twayiteretse, twiyogoshesha ubwanwa twarabuteretse n'ibindi,
tukaza tukazishyira imbere y'abapasiteri n'ababishopu ngo turi kwigishwa ngo ibya Afurika haguruka ngo gutera imbere, ukuntu dukwiye kwigarura isi yose, ngo muri politike, ngo mwiyobokamana, ngo mu muryango, ngo mu itangazamakuru, mu birebana ngo na entertainment n'ibindi. Nshuti z'Imana, niba tutashobotse ngo dushobore iby'Imana ishaka, duhaguruke tujyane ubutumwa bwiza tugere ku isi yose, ntabwo Yesu agomba kugaruka. Bivuga ngo itorero niryo rifite inshingano yo kugarura Yesu. Iyo nshingano yuzura ryari? Yuzura igihe itorero ryamaze kugeza ubutumwa mu mahanga yose, ngo nibwo imeriko igomba kugira gute? Kuza. Niba rero wiyicariye ukarinda usaza ugapfa bakagushyingura, nta muntu n'umwe wahinduye, Yesu ntaraza. Kandi uko atinda, Satani niko ashyizemo imbaraga mu kurimbuza abantu benshi, kuko warahiga ikiremwa muntu, ni wowe nanjye ashaka. Araca mu bintu byinshi, arazana strategy nyinshi mu isi kugira ngo tuzirimbukiremo. Arakoresha nyine inzego za politike z'isi, arakoresha tekinoloji, arakoresha itangazamakuru, arakoresha iyo myidagaduro, arakoresha umuvuduko w'isi, arakoresha iyobokamana ripfuye. Araca ahantu hose, kuko we aragira ngo yisasire abantu benshi abamara barimbure. Kubw'iyo mpamvu rero wowe nanjye turatumwe ngo tugende. None wicaye imyaka ingana iki ukaba utaramenya iki gitabo? Ahubwo se wowe wakimenye kikumariye iki niba utajya kukibwira abana? Abantu benshi bazi ngo kuvuga ubutumwa n'ukubwiriza ngo abo mwicaranye mu idini, ngo gose ngo ko mutubwira ngo dusohoke ngo mu idini yacu cyangwa mu itorero ryacu, ngo gose ngo umurimo w'Imana uzakorerwa hehe? Gose ngo umurimo w'Imana tuzawukora gute? Umurimo w'Imana ni ukuba mwicaye aho ngaho mwigishanya, mukigishanya mukarinda musaza. Hari abavuga ubutumwa bazi ngo kuvuga ubutumwa ngo nukujya kubwiriza ngo mu idini ry'iwabo rindi ngajye kwigishamo. Intumwa zigishaga abandi, bashatse no gukora icyo kintu, Imana iragisenya. Yesu yari ababwiye ngo nimugende mu mahanga yose. Tubabuze ko bwanditswe na Matayo 28:19, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose, mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitonda ibyo nababwiye byose, kandi ibyo ndi kumwe na misi yose kugeza ku mperuka y'isi. Marko 16:17, 16:17 Mariko. Mugende mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacerwaho iteka. Ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, muzavuga indimi nshya, muzafata inzoka, nimunywa n'ikintu cyose cyica nacyo kizabatwara na hato, muzaramika ibiganza ku barwayi bakire. Itorero rya Yesu rigomba kuba ririmo kumuvinga mu isi, nta kwicara. Niba wicaye ntabwo uri itorero, uri gutinza Yesu. Kandi uko mutinza nuko Satani yiga uburyo bwinshi bwo kukurimbuza, bwo kongera kugusubiza inyuma. Uwa pasiteri wawe, bishop wawe, apostle wawe ukwicaje aho ngaho, uko atinda yanga kukubwira ko ugomba gukura ngo ugende, niko Satani yiga imitwe myinshi yo kugira ngo nawe amurangize, asigara ababeshya ngo aracyabafasha mu rugendo kandi akibafasha. Niyo mpamvu benshi babaye abinda, n'abanyenzara, bibereye mu byubahiro, bibereye gushaka amafaranga, bibereye gutera imbere, bibereye mu kwifatanya na politike z'isi kugira ngo nabo abanyabyubahiro bafite abayobozi bagendana nabo. Bagiye kwitabariza kwa Farawo amagare n'amafarashi ngo bagire imbaraga bishingikirijeho z'isi, imbaraga z'Imana ngo bakizishingikirijeho. Niyo mpamvu leta zibakanga bagakangika. Itorero rya Yesu nagaruko ribayeho. Nshuti z'Imana, aha ndasoza mbwira buri muntu wese ngo ntabwo ziriya nzu barimo barakinga ari insengero, kuko urusengero rw'Imana nta muntu ufite ububasha bwo kurutsembaho. Urusengero ni wowe. Umunsi binjiriye wowe nibwo Imana izakora ubundi buryo bw'uko igomba kurwanya abarwanya urusengero rwayo. Ariko kandi n'ubishyira ntabwo Imana yakwirirwa ibarwanya, kandi ari wabishyira wabihaye. Imana ifite inzira nyinshi zo kurwanirira no gutsemba abatsemba urusengero rw'Imana ari rwo rwitwa umuntu.
ishobora no kwemera ko njye ntaha bakanyica ariko ngataha hagakizwa abantu 100. ishobora kwemera ko utaha ugapfa ariko hagakizwa abantu 20. ukabura tashiye kuruhuka kandi itoro rya Yesu rikaba rikomeje umurongo. Bene da, nimuza twicare twige ijambo ry'Imana. Tuyoboye umuryango witwa Ayalon Family of Jesus Christ Ministries International. Uyu ni umuryango uhagurutse, ufite iyerekwa, ufite gwishurirwa no gusobanukirwa mission Yesu yasigiye itorero mu isi. Ubarizwamo abantu mu bihugu bitandukanye, barimo kwiga, bari mu cyo bita Bible study. Icyo turimo cyose nicyo tubona mu isi tubaza Bibiliya. Iyo ushaka kujoininga umuryango wacu kugira ngo uze kwifatanya natwe, ugomba kuba nta dini ubarizwamo. Cya kabiri, ugomba kuba witeguye kuza ukiga utabigendamo bigundege nk'uko idini ryakumenyereje kubaho uri umuntu ugenda uko wumva ushaka mu idini, utitaye mu kwiga ijambo ry'Imana ngo risobanukirwe. Icya gatatu, ugomba kuboneka mu materaniro, uko tugira amateraniro iminsi 4 mu cyumweru, kuwa kabiri, kuwa kane, kuwa gatandatu no ku cyumweru, kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro, tugendeye ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Iyo ushaka kutujoininga, aho ngaho uri kurebera ikiganiro kuri Ayalon TV, haba kuri telefone yawe cyangwa niba ari kuri screen nini kuri televiziyo, manuka hasi ukora aho ngaho handitse learn more, ukoremo, urahita ubona hasi intego za Ayalon TV, urebe munsi aho zirangirira, usanga urubuga, wasanga link ya WhatsApp, ujoininge, turakwakira. Ariko utaje kwicara nk'uko wicaye mu idini, turagushaka kubona uri kumwe natwe mu bintu byose, mu kwiga ijambo ry'Imana, mu gushyira mu kuri ijambo ry'Imana, mu kwamamaza ubutumwa bwiza, mu kuboneka mu materaniro nk'uko Bibiliya ivuga ngo ko mu bundi ujya munsi wegera muba ariko murushaho guteranira hamwe. Uje kujya impaka turakuvanamo. Dukeneye abantu bashaka kwiga Bibiliya, ko twebwe ibyacu ni Bibiliya, baza Bibiliya niho turi gusa. Imana ibahe umugisha rero, dusoreje aha ngaha. Umwami Imana akomeze kubahira kandi akomeze kubamurikishiriza mu maso he, akomeze kubereka ibihe n'iminsi, akomeze kubereka ibihe duhagazemo, akomeze gukangura umugeni we. Ushaka kwihana, ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, tugiye gusengana Imana. Uhereye umunsi wihana uve mu byaha byawe, wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kadusenge. Umwami w'abami, byiringiro by'abera, amahoro yacu, turagushimiye ko uvuganye natwe mu ijambo ryawe. Turagushimiye kongeye kudukangura kugira ngo tubashe kumenya uko twitwara muri iyi si, ndetse n'uko itorero ryawe rikwiriye kubaho muri iyi si. Dusengeye umuntu aka kanya wumvisha ubutumwa bwiza kandi akaba afashe icyemezo cyo kukwakira, kugira ngo nawe abarwe mu muryango w'abana b'Imana, yitwa urusengero rwawe, yitwa inzu yawe, yitwa umutambyi wawe, yitwa umwami, yitwe ibuye rikomeza, yitwe ibuye kandi yitwe umuzabibu, ndetse yitwe n'umurima wawe. Umwakire mu itorero kandi imbabazi zawe zimugereho, umwanditse mu gitabo cy'ubugingo akazakubona, kuko ari byakuzanye mu isi. Urabukoze cyane. Turagushimiye rero, ngaho ubuntu bwawe bukomeze kuba kwiringira n'abakwizera bose. Cyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha cyane, murakoze. Ubundi kiganiro nakagaruka. Shalom, shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.